karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo ni mu gace kazwi nka Sodoma havuga uburaya n'ubusinzi bikabije aho abaturage basaba ko amarogi hagaragara yafungwa nk'uko biherutse gukorwa ariko ngo bamwe bakayimurira mu ngo zabo abandi bagakomeza gukora iyi mirimo y'amarogi rwihishwa ibyo bemeza nk'ibitera umutekano muke muri aka gace ndetse ngo bikaba na bimwe mu bigira ingaruka ku burere bw'abana babo uko ngo ibikorwa bihakorerwa biba byiganjemo iby'urukozasoni. Louis Patrick Muhirwa yabasuye. Kuri ubu iyo ugeze ahazwi nka Sodoma hakunze kuvugwa ibikorwa by'uburaya n'ubusambanyi bukabije iherereye mu kagari ka Kanserege umurenge wa Gikondo akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Abaturage bagusanganiza inkuru y'ifungwa ya zimwe muri loji zaho aho kuri ubu zitemerewe gukora, ahanini zafunzwe bakagaragaza ko ari izabonekagamo isuku nke n'abana batarageza imyaka y'ubukure n'ibindi. Yego loji zafunzwe, yego zarafunzwe. Bo twese urabona dutuye hano twabanje kubona ibipapuro batereka ibipapuro n'ingufuri noneho kuva cyagiye nyine mbo ntabwo twamenye tuhageze gusa dusanga tujya ku loji zafunzwe ntitubifata gutyo nyine nta kindi twarenza. Amasuku makeya cyane icyo bazihoye nyine ariko bari kubura amasuku nyine gusigamo amarangi nk'ubare ziba zitarimo izo numva ziba zitarimo ngo amazi ariko nyine leta ibategeka kuzigira nyine bakazivugurura bagashyiramo n'ayo mazi. Nubwo bimeze uko usanga hari abaturage baturiye aka gace ugereranyije izafunzwe n'izikora zitujuje ibisabwa bavuga ko ari nke, kandi aya macumbi agaragara ahazwi nka Sodoma agira uruhare mu kwangiza abana babo ndetse n'abakiri bato bahagenda cyane abana b'abakobwa kuko usanga bashukishwa ibirimo amafaranga bakajya gusambanyirizwa muri aya macumbi bikarangira bigiyemo ingeso zirimo uburaya. Agenda abona imyitwarire ya bakuru biwe, agenda abona abakobwa wenda basinze nko mu gitondo cyangwa se bari kurwana, cyangwa se akabona n'abakobwa bangana bari mu kigero kimwe nawe bafite nka telefone nziza cyangwa se bambaye nk'amakanzu meza bayahawe n'abo bantu bajya muri loji. Ubwo rero iyo ahuye nabo ugasanga babimwinjijemo ataranabizi tu yumvaga mu loji zijyamo indaya gusa we atari n'indaya ariko nyine kubera ko ahuye n'abo bantu bajya muri ibyo bintu ugasanga bamurarura uko nguko ugasanga nawe bigiyemo bibaho cyane. Ubundi bitangira mwizeza ibitangaza ko atamusambanya agomba kumufasha akamurihira akamuha ibyo akeneye ngo yanafasha n'iwabo, bamwe bajya banabyitwaza ati jye nafasha n'iwabo ariko birangira n'amusambanyije iyo hashize igihe nyine bitewe n'uburyo bameranye. Aho bababwira ibisabwa bakabikemura nabo bakabafungurira. Jewe zitujuje ibisabwa nabishyigikira. Ntabwo loji zigomba kuba ziri mu bana nyine kubera nawe ibiberamo si byo ko atari sawa. Abana bagomba kujya kure y'ubwo busambanyi n'ubusinzi byose. Maze ndumva nk'ibyo bitutsi by'abantu basinze. Ayo mayoga abarwana iyo bamaze gusinda cyane rwose nk'abanyamahanga bazi n'aho baba bahari batwara amakamyo se babashukisha ibintu nk'amafaranga atujuje nk'imyaka akaba yabijyamo kandi bitari ngombwa atujuje imyaka bamushukisha nyine kubera amafaranga bakeneye. Birahari barabashuka barashukika. Abatuye n'abaturiye aha Sodoma bakagaragaza ko kandi hagaragara loji zikora mu buryo butemewe aho usanga umuntu akodesha inzu y'icyumba kimwe cyangwa bibiri akajya abikodesha nk'amacumbi yemewe gukora nyamara mu buryo bwa rwihishwa aba baturage bakayashyira mu majwi kurushaho kubangiriza abana. Inzu baragenda bakazishyura nyine z'ukwezi bakaza akaba arizo binjizamo abagabo nyine nazo zigahinduka nk'ibyumba kuko bano bo ku muhanda akenshi bano abantu bajya muri loji bakunda kwizanira abantu babo bizewe mbese iyo ufitemo nk'ibyumba nka bibiri hanyuma undi mukobwa nawe akamuha ikindi cyumba nawe akazajyamo ibyo bita umupeso. Ikibazo aho kiri ni kuri abo ngabo bafite ayo mazu yabo bihariye n'ubusanga bafite ibitutsi bibi kuko muri loji ntabwo babijyanamo. Izo loji zitazwi nizo ziteza ikibazo nta misoro zitanga. Abatuye muri aka gace ka Gikondo Sodoma n'abagaturiye bagasaba aya macumbi azwi nka loji ko yakumirwa nakomeze kwiyongera
ndetse nakomeze kugaragaramo abana batarageza imyaka y'ubukure, bityo n'ahari akaba yafungwa by'umwihariko akora mu buryo butazwi, usanga abakobwa bahicururiza bihishamo. Usanga hari abana barimo ariko kuko leta itabigiye kubigenzura nta kibazo zirakomeza zigakora. Aho ukuntu umuntu aba yifitiye abana, umugabo abyuka anyura aha n'umugore abyuka anyura aha, ugasanga abana biwe nk'abo bakagiye ku ishuri bari kwirebera abana bagiye muri lodge, cyangwa se ugasanga yahuye n'umuntu ngo saa 8 ugasanga akaba yanata classe kugira ngo saa 8 ahure na wa muntu. Ariko urumva lodge zitari mu baturage, umwana n'ubundi ntabwo yabona ibyo bintu bimurangaza, cyangwa se zanapfunga zashaka ahantu zijya hatari hagati mu baturage. Samba ni buraye ki ubusinzi byose birajyana, bazifunga n'abagena nk'aho zijya hisanzuye hatari muri abo bana, bakashyiraho nk'ahantu habo nyine hazo hisanzuye hitarira abaturage nyine kugira ngo zitararura nyine abo bana bakiri bato. Ni kubihagurukira abo bantu rwose barabangamye cyane. Ku cyifuzo cy'uko aya maroje agaragara Sodoma yakumirwa narushaho kwiyongera, dore ko ari rwagati mu baturage, n'ahari yiganjemo akora mu buryo butazwi, byaba ngombwa akaba yafungwa. Twagerageje kuvugisha umujyi wa Kigali ngo ugire icyo dutangariza. Umuvugizi w'uyu mujyi Emma Claudine Ntirenganya ntiyabasha kutwitaba ku murongo wa telefone mu nshuro zose twamuhamagaye. Mu gihe uyu mujyi wa Kigali wagira icyo utangaza, tukaba tuzakigarukaho mu nkuru yacu itaha. Aya macumbi agaragara Sodoma, usibye kuba ararura abana bayaturiye, kugera ubwo abaturage bavuga ko hari abashukwa kugera ku kuyasambanyirizwamo batarageza imyaka y'ubukure, hakaba hari n'abayagana bajya bayapfiramo nk'uko biherutse kugaragara vuba aha mu bihe bitambutse. Ibisaba ubugenzuzi no kwitabwaho kwihariye n'inzego bireba ku maroji agaragara muri iki gice. Gendera Patrick Muhirwa, ATV mu mujyi wa Kigali. Harakoze cyane Patrick Muhirwa.